ahagaragara ibanga amaranye iminsi. Shyaka warakariye bikomeye umubyeyi we. Aramuziza iki? N'urunana. Mbenye Karame mama. niko Karame. yaje apure yangiriye ngo njye mu misa wa Ahubwo si ubwo we ntugiye kunyereza akazi koko mama? Dore nk'uwo nakiteguye ngo nigire ku kazi nawe umpaye akazi ko gushaka ishapure. Ese wagiye wishyira ahantu hamwe. ngwinariko mwaramutse Waramutse Shyaka? ego Shyaka ndakumva haramutse haramutse mutese mama ego turamutse neza ahubwo se n'ubuhoro ko tuzindukiye mwana we ewe ni amahoro ariko si cyane Habaye iki se Shyaka? Warwaye se? mwarwaye mama karame niwe nje gushaka Yewe. numvaga ntajya ku kazi tutavuganye habaye iki se mwana wa ubundi kunyicisha ntabwo amatsiko kuba narabikubwiye ejo rwose nuko naraye ntashye bwije ariko nsindagira uza kuvugana nawe nibiki se ko ndeba atari amahorora usanze nari ngiye kujya mu misa Mama, Shyaka wamukoreye iki ko ndeba kuko reka ndarengana mama we ndarengana rwose ahubwo se mberukana nawe Shyaka niko mama ndakumva mwana wa biriya wakoreye Linda ni ibiki njyewe rangwita mukamisha nagize ne anye Karame. ubonye mu matinyuka he Linda ikigage ko mwana wabuze se njyewe ariko se mama, uhaye umwana inzoga gute koko? ariko ibi n'ibiki mwo kagira imana nishaje nabi. ariko abakobwa bakobo nzagirane koko njyewe umwana namuhaye ikigage mukuye hehe ikigage mperuka gusoma washize ukwezi kose ngisomyeho nabwo nagisomyeho kwa nyirabazungu ubwo se naba ngikuye hehe koko kugira ngo njye kugiharinda mama wenda reka twe kukimaka urumva byimaka tubyihorera ariko icyo narinje kukwisabira abantu baberaho nuko utazongera kumera umwana inzoga kuko inzoga zangiza ubuzima bw'umwana nyine muwe koko nkora iki ariko sinababwiye ko ndenga namwanze kubyumva Reka tuza mama tuza. Mbega muzi n'ibindi. Shyaka reka duhamagare Linda. Atubwize ukuri rwose aho yanyweye iyo nzoga. Kuko ndabizi abana bavugisha ukuri. mumuhamagare rwose Nari mbitabye muyobo. Waramutse neza Budensia. Yego diregite. Budensia. Karame. Mbere na mbere ndagusaba kubanza gutuza. Ni ukuri rwose ni mumbabarire pe. Ni amakosa yarabaye ariko ntibizongera. Cyore. Ayahe makosa se? Gusinzira mu masaha y'akazi. Ariko rwose nanjye sijye. Rwose nongeye gutakamba nsaba imbabazi. Ariko se urasaba imbabazi kandi nakubwiye ko nta makosa ufite. Ahubwo mumbabarira rimwe kuko ntabimenye hakiri kare ngaho biba ngombwa ko mbafasha mbe nabafasha Budensia. Ahubwo kandi Ni ukuri sinarinzi kutwite. Nzi ukuntu bigorana ku mugore utwite by'umwihariko umugore wasamye imburagihe. Erega nanjye mfite umugore. Ntubizi se? ndabizi. Nuko rero ndabizi ko umugore utwite ubuzima bwe buba bugomba kwitabwaho. Urumva? Ndabizi ko umugore utwite aba akeneye kuruhuka bihagije. Yewe n'igihe cy'akazi rero aba akeneye icyo kiruhuko. Yego. Ariko se kuki utari warabitubwiye Budensia? Nyine naricecekeye. Kubera iki se? Erega biteye isoni ariko si ubu koko nabwira abantu ko ntwite nkabasobanura ko ari iki cyatumye ntatangira gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro nkimara kubyara. Biragayitse. Igihe byagenze gutya ariko nanone ni ngombwa kubyakira sibyo? Ariko tekereza diregite gusama inda mu gihe umwana wa mbere yujuje amezi 6 gusa aho kuba yuje nibura imyaka 2 nk'uko abaganga babitugiramo inama. Birumvikana. Ni ikibazo kigoye. Isomo nge ndaribonye ntabwo nakongera gukora amakosa yo kutitabira gahunda yo kuboneza urubyaro. Kubyara indahekana uhura n'ibibazo udashobora kumva. Gusa icyo nakubwira ni uko ugomba kubyakira sibyo? Ugakurikiza inama ugirwa nk'umubyeyi utwite. Ugashyira mu bikorwa gahunda yo kwipimisha nk'umubyeyi utwite kugira ngo nyine wowe n'uwo utwite ndetse nako mugiye gukurikiza mwese mugira ubuzima bwiza sibyo? Ndabyumva kandi nzabyubahiriza. Maze rero diregite murakoze kunkomeza no kungira inama. mama karame nyine twari tuzanye Linda ngo avuge uko byagenze kuko byarambabaje cyane kubona umwana nk'uyu nguyu anywa inzoga. ngaho nabivuge rero ngaho nabivuge
ariko rero ntibibe ibintu bikomeye ishyaka kubera iki mukecuru karame data ni ukugira ngo umwana tumurinde ibyakwangiza ubuzima bwe kandi tukifuza ko nawe wabidufashamo ariko abana banyu ndabakunda ngaho nabibabwire nyine Linda karame tukwibarize yego ku ishuri wiga neza yego ngaho mbwira akaririmbo mwarimu yakwigishije rero akanyamunza keza ko mbona wishimye nimubaze icyo mumuzaniye se nyine iyo mikino yose niyo mwamuzaniye hano nikori karame vuga njyewe naguhaye ibigage ryari buhora ariko mukecuru umukanze ashobora gutinya no kuvuga ntavuge ngaho navuge rero niko Linda nikavuge se njyewe naguhaye ibigage ryari subiza mubaze utuje ariko mama rata Linda nyibwirira sheri cyagiye warwaye baguhaye ikigage ninde wari wakiguhaye amarirazo ndavuga ko ari mukecuru ahubwo ntimwumva ariko mwana we ariko mwana nyagasani Honorine yarakubwiye ko uzavuga ko ari mukecuru warwaye ikigage ariko ntacyo ntimwumva ntabwo mwabyumvise uko none se nyibwirira Linda sheri ninde wari wakiguhaye nyibwirira amarira yarambwiye ngo nivuga ko ari karemera zandodona ngaho nimuranyumvira koko muranyumvira mwa bana banjye mwe koko muza muntoteza nzira ubusa muranyumvira ni Karemera waguhaye ikigage ubu ntabwo ari tamwe amarira nanjanye yose kumukiga ngaho nimumubwira ko ubu nzimuke mbangunge mwishime mama mbabarira ngusabye imbabazi ni ukuri tubabarire mukecuru mugenzi we ngaho muzagumane nurini wanyu kuko niwe uriya mukobwa azakora ishyano dore ngaho azarikora ndaha nigaramiye ego ibyo numvise nka telefone mu gikari ni ibiki yewe muntu ego komana mute wageze hano ryari shaba uretse mbanze mpamagara umuntu waramutse neza ariko naramutse ako se mute nk'ubu waje uti utanasubije kugeza ubwo nakatiye hano mu gikari cyacu koko asiki yanze kuyifata nanone shamute mbabarira uhita uva hano iwacu rwose ugende sinshaka ko binkoraho ego mana ntushaka se ko ngusura we ihangane gato mbanze mvugane n'uyu muntu ushadona wambare ntunteze ibibazo koko mute mbabarira uhita usubirayo nonaha rwose byibuze uzagaruke nyuma y'icyumweru rwose umva reka nkureke ubanze uvugane n'uwo muntu ariko urangize kuvugana nawe uhita ugenda rwose alo ndakumva mute pete kara uri umugome gusa nta kindi ubwo koko wagize icyo ukora ukankura mu bibazo ndimwe koko pete ngo iki burya ni uko umeze pete ubwo usike ndikomeje kugenda ikura n'abantu batangiye kugenda babikeka koko ubu ndahungira he koko pete ndagira ngo ureke nze tubane tunarebe nyine uko iyi nda twayikuramo reka nze tubane aho uba tunarebe ko inda twayikuramo abandi se mbibwira ni bande pete si we watumye dukora imibonano mpuzabitsina nta gakingirizo none umva ibintu urimo kumbwira umva yewe mukobwa norini karame mukecuru hagarara aho ngaho ndagushaka ubu se ntushaka kunyereza mukecuru mbese ubundi mukobwa karame ugiye ngiye kugemurira umurwayi mpereza vuba ego komana kubinyambuye ndabikwambuye nyine nta soni wowe urasaba urugo rw'umwana wanjye ibyo byose uhora ugemurira abantu tutazi
batazi ubibagemurira nkanjye ubu ndabihagaritse nyamara ibiryo nige ziba wowe ibyo narabimenye di ibikize niko mukuru ujya kubwira umwana ngo nambeshyere ngo namuhaye ibigage kandi ari we wamujyanye bakabimuha washakaga kugera kuki njyewe ariko mbega umukobwa mubi niko wowe ujya kunteranya n'abana banjye ugatuma umwana kubeshya ababyeyi be ubwo wari uzi ko bitazamenyekana njye ntabyo nigeze mutuma ndarengana ubu ngubu akawe kashobotse mva ko wigendesha ubu noneho ndaje nawe ndebane nawe kuva none ahangaha ndakwirukanye ntukiri umukozi w'umuhungu wanjye shyaka ugize gute ngo uranyirukanye ndakwirukanye hita ugenda uzinge utwaye none ahangaha umvire mu rugo rw'umuhungu wanjye uranyirukana se wampaye akazi umva ndumva nsekeje mukecuru sinavuga se nyine wintera umwanya ahubwo nsubiza ibiryo byanjye nigemurire di ntabyo ngusubiza kuko ibi biryo uhora ugemurira abantu tutazi nabyo ndabihagaritse ntabyo ngusubiza subira mu rugo genda uzinge utwaye uvuga ugende nizere ko wumvise ibyo mvuga ariko harya ngo uranyirukanye ra ndakwirukanye ukumva se bishoboka mukecuru ubundi se urinda unyirukana wampaye akazi wowe umva icyo ntegetse nicyo ntiwongera kururaramo umva rero nanjye nkubwire urumva wibeshye ukanabibwira databuja urumva ugomba kwitegura icyakubaho ubwo se icyambaho ni iki cyakomana yanjye ubwo urumva ari iki cyambaho ese undi mukecuru uranzi njyewe ndakoze ibiki wanjye rote washe nawe menye neza kutanziriza urumva uzaho nturuka inkomoko yanjye uranahamenya mukecuru uraramu kubivuze bakanyirukana nkagenda urumva uzitegura ikizakubaho nzaguhinahina utwo tuguru twawe dufatane n'ako gatwe ayiwe ubwo se uzangira ute nyabusa we uzangira utera bigenze bite kurira ko mu kanya nagusize ngo uvugane n'uwashaka kuvugana nawe ubundi witahire uburarizwa n'iki nje kura ko warangije kuvugana n'uwo mwavuganaga ngo nkubwire ugende kugasa muri atagusanga hano sha niki mwagize ibyago dona karame ubuzima bwawe bubaye iki mute birambwira bimeze bite dona ndakumva uzi impamvu nanze kujya kwiga oya mbwira sha mfite ikibazo gikomeye cyane mbwira ndakumva mute mbwira icyo kibazo kandi niba ari cyo nakora niteguye kugufasha rwose reka mbikubwire n'ubundi nawe wishe uwahishaho ni ukuri mbwira nta kibazo dona subiza ko nigeze gukundana na petero ndabizi utambwira ko yaguteye inda mute sha byararangiye ye uratwite mute sha dona yarayinteye ikimbabaje rero ni uko yamaze no kunyihakana uravugisha ukuri yaranyihakanye maze yamaze no guhunga none se hari uheruka kubona inaha i Nyarurembo mana yanjye we nuko bimeze rero sha inzara nibwira umugenzi ihanganisha mute nicuza icyatumye nemera gukora imibonano mpuzabitsina nta gakingirizo mana we ngibyo ibibazo byanjye sha dona ubu se koko wamfasha iki ubuzima bamuteze arifuza ubuhe bufasha kuri Donata wowe wamugiriye ihe nama ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha